yampamye bayijyanye kuryama ubu noneho ndahageze ndahinjiye baramva bikoze reba intebe zanjye narazishyuye amafoto reka baramanitse sinakubwira ubuse iyanjye ntabwo iri kuberwa no kuba yayimanitse ahangaho utungutse wose akayibona sha umva ndaje mbarundarane gake gakeya ngereka akaguru ku kandi barambona koko barambona kose nyirabyo iyi nkoni ni wowe nyizanye wigendagendeshwa mu nzu yanjye gutya kubera iki mu nzu yawe yawe wowe yego wowe se ugira inzu wowe ugira inzu kandi ubu wambona mubonane ubu wambona ntabwo wambona usa ntabwo uri kundeba wanaye undeba naho njya aho icara tubyuzuze ibiki twuzuze ngewe nuzuze ubwo rero witwara ubu n'ubuhire ni igiki n'inkoni ni iki kusoto ngese ni inkoni si ni inkoni ariko Deni uzi ko ntangiye no gukeka ibyo umugore wanjye yabaye kubifitemo uruhare umugore wawe umugore wawe wanjye uri ribu ribu usigira umugore nyine uri ribu ko utangiye kuzana ibintu byo gukeka umushinjacyaha kandi Deni urigenge kurya gusa ninjye buri munsi ahubwo niba icyo utekereza inda njyana ibyo kumfunga ubundi ikanze iki madamu menya ko ndi madamu gusa ntibutse ko ndi madamu wanjye se wanzerereza iwe ntabwo nabi inzererezi kuko igihe waryaga ibyanjye biryaga wishimye unyereka ko turi kumwe ntumpaye ndagukizwa n'iki none ibaze nta kintu bwanjye ntabwo wananyira ariko burya unyize ute sare nk'ishitani nkawe twahuye dute ahubwo noneho ibibazo ikintu cyatumye urya ibyanjye warangiza ukarya ruswa yigena n'ibyawe bihe ahubwo utekereza ukuntu wagiye kuzana iriya mumyi yajyana agahehe reba ndabonesha amaso yombi kandi niwo mugize kuri ntabwo namugira kuri kubera ko nyine ntabwo ndi imana sinamutanga igihembo ubundi ushinja iki madamu ushinze ibyo njye wariye ibiki nagushinja urukundo wambeshye urumva wese wazabeshya abandi ntabwo nabeshya abandi kuko ibyo nagombaga kuba nabaha mbahaye umutima wanjye wose warabitwaye wowe ugahabwa uburozi wowe ugira umutima uburozi utaraburya avuga ko yaburya uranyisodeka munyisodeka icara wige ndavuze ngo icara wige ndakuzwa wakwicaye ukigarira naje nje uranyuzwa n'iki uranyura ikibazo nibaza uranyuzwa n'iki kandi ubu nagutuye umuhini umuhini usa n'abutinya sinenya umuhini sinenya n'inkoni ahubwo nenya indyarya nawe wandyarya arya niwe muzima uzi kuri ikintu mirahabi kamere hikize amacanjwe ntabwo nayatinya sinayatinya kurya ibyanjye umva cira birarura ese wikanze iki warindiriye uraje urubona ubu iki nicyo kikuzanye ahangaha kinzanye ahubwo uri gutekereza ibiki mana we haba twamenye n'udute ahubwo se kwambwiraga ko ari byo ukunda gusa aba bandi na ziriya mpamvu zose wazijyana agahehe udeni mu bantu ukinisha ntuzaganisha isi ni inyagukina ntabwo ni inyagukina ubwo se umfasha gutyo mufata gutyo abana naba bameze nkawe uramamagaye iki se ahubwo se urarya iki menyereye kugutamo urarya iki ngo nangire uturimo two mu rugo ko nahageze kandi naje nje imirimo yose ndayishoboye nawe urabizi seka ariko uzi ko ari wowe rugaraguro bavuze ndabarwaho kabiri igihe wemeraga kurya ibyanjye ukasama nkajugunyaho ukakira ubundi wampaye iki wambesire naguhaye iki ubu usanga ucanye n'intebe wavuze iyi nzu urimo niyo wavuze uzi ino nzu aho yavuye n'intebe zavuye isunga ubufaranga bwawe uvuga nangahe ahubwo se kumenyere kurya iby'abandi karye ruswa wigize inyangamugayo ukoresheje amanyanga ukoresheje utugambo tw'imyenda abana uri urugero byava wowe wabuze iki nabuze iki mfite iki cyawe se wese ubundi uri shyashya mfite iki cyawe nicyo udafite cyanjye ubu urirwa umbungaho nta cyanjye ufite ahubwo gende kukwishyuza ibyanjye nuko waje kwishyuza ahubwo se agatenge kari ngo nambare we
nkora akazi ko mu rugo ufite n'imiyoborere Nangira y'abagenzwa na byinshi nangira akazi bete ese bari ibyawe ugiye no gukora akazi ngo iki nangira akazi kuko njye naje gufasha impumyi witonde kunyitira umugore impumyi urabona ari iki urabona atari kugenda arandaswe bagira ngo ni iki ahubwo mukatozera kagasorori ko kugira ngo tujye ku muhanda bamufashe batamisha amatamata batamo makumyabiri kontrol imirwawe rwanjye ndikubwira wowe nawe ndikubwira andi ufite ubuhe bwoba ufite ikibazo bikanze ki ni we njyewe Denise njyewe wari uzi na mbere hose uzi kuri karashika yego se bari bagutwariye umwana wa Merute ku mugabo wanjye ndavuna abambwiye inkoni ngo guremo yinonga ubwo sinye kwashije wanyura he none rero mumyi ikakubara nyuma kubura bikagira inzira ejo noje muri tumuhondo twana muhomba ari wayibonye ngo siko ntago kubita wangubiteshe kese iki kikira kizi wowe baguhe iki va mu mikino dufashe iramumye wenda ejo izabona ibona ukuri ngo mana warindiriye iki jya urya bikeya isundi Deni ubundi urwara urukundo ahubwo ibaza impamvu none ese we yaguhaye ikira ubu niwe wari ugiye bashaka yagutwaje iki se ubu niwe wifuza ko tubana iyo tubana byari kuba ari sawa ari ukuteye ari ukuneye ubu se mu myaka 7 tumaranye mu myaka 7 tumaranye iyo ubasha kubona umuntu mubi ntabwo waramubonye ahubwo umubi no ubaje kiyoberanye umugore wanjye nushaka ko ari mubi ahubwo nawe uri mubi Deni mbabari umvira uhando urebe ho bugiye njyahe ko nahageze basi ugiye ugiye mu gikari handa mu gikari yego mfasha penda kwinginze tugene ukinyereke tugene ho uhanyereke wahampereza haguruka nta mwanya mfite hagu genda urahiyereka hariya reka twe kwiteza imuntu haguruka tugende haguruka tugende cyangwa se njye wumbwire mwereke tukiri aha ngaha mvuga cyane abyumve niba yapfuye amaso yapfuye n'amatwi reba njyewe wikanze iki niwe njyewe utudukeye aho nzitwara neza uzanambona none urifuza kuba umugore wanjye none ko njyewe ndakubwiye njye kubwira iriya mu myise icyo yanwaye nk'umugabo none umugabo wanjye namubona ubwo se amaze umbwira iki Deni ndakwinginze makanya mbanze nduhuke ntabwo fatira ndabona akanya tujye hese unyereka wari ugiye kunyereka unjyaniye mu gikari cyavavuga winyerereza ngaho tugende jya imbere tugende ntabwo najya imbere haguruka tugende Deni wamfashije kwandika kubona imirimo y'ahanga ari hatari bitoroshye si imirimo jewe ngira ibinzanye njye no kwisiga amaraso njye mu byombo pfurira umuntu ngira nihoya akamamagara wa mukozi nababwiraga kandi mubona baramwishimira akamuhamagare kanda akanyenyeri ukohereza injyana alo Ngwari mabuzima byetse mabuzo amakuru mbaso Isheshe mabuzo wote mbese mwana wowe wananda gurisha utaramanye byabicira se bivuga nabinge kukurangira akazi keza n'ibyo birinye byawe bigabanya urumva ubu tuvugana ngiye kukurangira uri kubyumva ndi kukumva mabuzo
ako kazi ukuntu gateye urumva yego yes ugiye kuza wigize umwana mwiza yes bwa burara bwawe usiga inyuma y'igipangu yego nurangiza uzaba umwana mwiza ndakeka bosi nakubona arishimye ahubwo avuga ngo uratungurwa sibyo yes ndi kukumva neza gatanu kuri gatanu reka nguhere kenshi noneho uhita ungeraho okay ngo usabye kuza wewe mwana mwiza ndi kwigaraga muri karitsiye n'ubundi ntari bibiri ndabura amagambo menshi uyagabanya kazongeho nta kibazo sawa unyizera cyane sawa ntarije ahageze yaba datawe ni karibarekwa ariko igihe cyose mpora ndi mwiza nanjye ko nawe ntukabaneza ushaka kungira itage mwana ntabwo gabanyijwe ugabanye n'ururimi none se tuje gukora mu kazi se ko mu rugo ntabwo jarabizi ntabwo ari ibyanjye ugerageze kuko niyagira umwe tugikomeje none se uri kumva umwanya ibyo bintu ntabigenza gutya umva ukuntu bimeze urabona ibyabanje bwa mbere urumva wa mumama yarahumye sibyo uri kubyumva ariko niwe wabiteye ntabwo yakumenya ariko ceceka nta kibazo uri kubyumva ntabwo yakumenya ikindi nanone na bosi ntabwo yagira gute yakumenya bose ntabwo yambonye ntabwo yakubonye ndetse n'uwo mabuja ugiye kumukuberanya akabuja wa kabiri ntabwo wa kabiri se ubundi waje banza ubyumve nzajya nguhemba nabo baguhembe ako mabuja akazi uri kumbwira ntabwo numva agiye kananje uyu no katabisha ungira itage mwana reka ntugire ikibazo ariko wowe wingira itage mwana ntabwo se ko numva ushaka kubigira nabi kandi byakabaye byiza none se kugira turabure tugere ku ngingo okay ndabura noneho hasi none ariko urashyiramo ibiceri bigaragara noneho wowe wongeza ushaka wari kungira ariko nayo nshaka nyigereho okay nta kibazo ndabura noneho umva ukuntu gahunda imeze okay ugiye kuba umukozi wo mu rugo uri kubyumva neza nanjye tuzajya tuba turi kumwe urumva uzajya utekera bosi na mabuja urumva uri kubyumva ibyo bintu kari ubushiti reka tugomba kwikiza uriya mugore njye ngomba kumwikiza biciye mu biceri byanjye urumva wamena amacupa ukayishyira mu biryo akagenda apfa gake gake uri kubyumva ngo tugende tumuhereza pole gake gake ariko bosi ntabimenye okay ntuzankorere ku mugabo umugabo mureke kandi ugomba kuba umwana mwiza none wabarigasura bose se ubu oya ntabwo bishoboka njyewe ndekera umugabo okay icyo nashaka ni uriya mugore n'ubundi ari mu mitungo yanjye uri kubyumva neza okay nta kibazo urimo urabyumva ndi kubyumva kandi nuramuka umvuyemo reba hano nuramuka umvuyemo none ubwoba mawuja si ukugutera ubwoba urabizi ko ariko nawe urabizi okay nta kibazo ubwo twese tubirimo sibyo kinyame ko tuzanenguha okay ubwo rero nta kibazo kambe ngupowe mu gihe cy'akazi uzandagura kandi ugomba gufata akazi none hasi ngenda guhamagaye kugira ngo na bosi akubone kuko uwakabaye nyokobuje ntabwo yakubona nagakibona okay ngaho murabure rero sibyo murabure rero kanze naje noneho reka nze mukubwirire akugereho ntugire ikibazo nawe natabahagira ntugire ikibazo nyambo wa mukozi yahageze mwaza mukavugana noneho ndaje ubwe n'umutware wawe sirika tatambere cyane uzi ko boss aje we ntugire ikibazo barakubwira dufashanye isa bose imeze neza mukomere mabuja muraho neza
turaho Makuru yanyu. ni mwiza. Njye nitwa Mboso. Witwa? Mboso. Ngo witwa nde? Mboso. Mboso? Hanyuma sura Mboso? Yes. turi kumwibaza. Amuzi? Hari aho aba munsi se ko uri kubyibazaho cyane? Iryo zina? Amuzi Mboso? Mboso? Njye nitwa Mboso. Hari ikibazo kirimo Mabuja? Oya, ntacyo. Yego. Iwanyu ni hehe? Hano muri quartier. Yego. Yes. Muri quartier hafi turaturanye. Ntabwo ari hafi y'ahanga ariko turaturanye, imidugudu iraturanye. Yego. Hari ahandi wakoze? Akazi karambye. Ibintu byose urabizi. Iryo zina hari ahantu ndizera ariko ntabwo ndi kureba ntaho wasanga ari ubiti. Abantu baritirana. Hari ahandi wakoze? Akazi ndakamenyereye kandi nawe uri kubibona yuko ndi umujene. Hanyuma se tuguhemba ngahe? Ushaka ngahe? Buriya rero abantu batanga akazi nibo batanga n'amafaranga. Yego. Mwebwe mwambwira twakumvikana. Mubase wari ameze nk'aho ari umuntu mukoresha. Oya ndabona ushobora kuba ntabwo ari mukuru cyane. Ushobora kuba ari ijwi ryasizanye naryo ariko nawe nta kibazo. Hanyuma tuguha 50. Yes. Nta mirimo myinshi ihari ariko icyo ugomba kumenya ni uko shere wanjye ntabwo ari kureba muri iyi minsi yagize ikibazo. Rero birasaba ko ibintu byose ari ukubimukorera. 50 yaba ari make. Nayo ngayo niba yemere niba utayemera wakwiye. Yaba ari makeya gute? Ni akazi kaba hano ko nta bana bahaba se. Muyagire 60. Nta bana baba hano. Nta bana tugira. Muri make murabajane mari. Nta mwana n'umwe uba aha ngaha. Okay. Icyo uzajya ukora hano ni uguteka. Ariko kuri kondisiyo iyihe? Ukwezi gushize muzajya munyogeza bitewe n'uko. Ibyo ndabizi ko ntabwo hano uje kubera umwana mwiza. Hano nta kintu uje kuhakora. Sibyo? Uje mu kazi uzajya ukora ukwezi kwawe gushire uhembwe. Nta kibazo. Yego. Hanyuma buri kintu cyose kiri hano ugomba kukimenya kandi ukacyitaho. Okay. Byaba byiza nyine kandi murakoze kandi kuba mu mayakazi. Namubwira iki nazatubera umwana mwiza ntakundi. Azaba mwiza ndabyizeye. Ubwo nawe hari bazajya bafatanya azajya amwerekera. Kuko nawe umenya byose. Fatanya nande? Fatanya nande? Umukobwa wacu uri kudufasha. Denise muri no minsi. Denise rega azagira igihe agenda. Nzajya nakunda kujya amaze kumenyera. Ubwo habonetse uzajya usigara akora ntacyo nawe yumva ari ngombwa kugenda azagende nta kibazo. Ni ibyo kandi warakoze ndagushimiye na n'ubu nkomeje kugushimira. Urakoze. Okay. Wenda nabaciye mu ijambo yanyere ku buryo natangira akazi. Denise nta kibazo. Ko n'ubu ufite courage nyinshi ra. Ngombwa bakora akazi. Ubundi ugusanga uzi gukora ukora iki ubundi ubwo usanga uzi kazi ko mu rugo kwera? Aka kazi nkarambyemo. Ntazi gufura neza ndabihamya. Okay, kandi nawe kubibona yuko isuku kandi tayari. Arakeshe. Arasa neza. Ari mapapi. Nicyo bindi ariko ntacyo abaye. Ntacyo nabaye rwose. Genda umwereke. Habika tugende. Sasa hano iki gihunga nk'ikiraranye. Ingezi kino rirankanze. Kumva ndiza ahantu. Sindi kubeshya. Sindi kuhibuka. Ariko si ubwa mbere mpuye n'iri zina. Ntabwo ndi kuhibuka. Aya ushobora gusanga yenda ari nk'ahantu waryumvise ariko atari uyu nguyu. Kuri televiziyo se? Yego nabyo byashoboka. Ngeze ubwoba mu mutima wanjye gusa simbizi wenda reka turebe basi uri kubona ameze gute.
ntabwo ari ururara. mbonye nta gisobanuro Uzajya unsiga ugende mana we. Ariko Denise arahari. ntabwo nareka kujya mu kazi humura ntacyo uzaba. Denise ubwo ahari azajya amfasha, ariko kandi ikindi buriya na Mutoni ashobora kuba ari hafi kuza. Yenda we nawe nagera hano ubwo yambwiye ngo azahaguruka ejo. yego ubwo rero Mutoni naza uriya muhungu tubonye akaba ahari ndibaza ko nta kibazo. nawe ujya utaha kare. akazi karangira mitanze ahubwo wakagombye ufashe konje. urumva ko nayo nayifashe cyagiye sijya gukora ubukwe ntabwo bahita bampa iyindi. ubu ntibakongera iminsi nk'ingahe basi tukarindira Mutoni akaza sheri ko mfite ubwoba njyewe. ndaza kubigerageza ndebe ko bikunda. basi baguhe nka ropo medikari. bayende bayima nirwarije ariko uranarwaye da. kandi sindwaye. yego noneho buri hano ntabwo wahita ujya gusubira kuryama n'ubundi. narambiwe n'uburiri. reka buri hano nanjye ndebe iriya myenda yanjye ipasi kugira ngo wenda ejo nzabone icyo njyana mu kazi. nanjye mbikira iyo nari nameshe nyine mesanya n'iyawe yose uze kuyimbikira. yego ndabikora. ujye yishyirira kuri garde ntuza kuri portemante ntuzajya mbona uko nyimanura udahari binyoroheye. yego kandi humura uzakira. tubyizere. humura reka mbe nyitera. yego nawe ba wibereye aho ngaho. sawa. ariko mana we mwene mama Imana izajya imuha umugisha gusa nta kindi namusabira. ibaze ko wumviye inkuru agahita akatisha itike y'indege aje kundeba. bajya bavuga ngo akabura ntikaboneke ngo ni nyina w'umuntu. nanjye nubwo mama yagiye ariko nanjye akabura ntikaboneke kanjye ni Mutoni wa mama. kweli mana Mutoni ujya umuha umugisha gusa nta kindi namusabira. ni ukuri. ndi hano. Deni ni sawa. ukomere cyane. komera Deni. mwiriwe neza ariko. ese we wari wagiye he none ko nakubuze? ntabwo wigeze umbwira. nagiye ku muhanda nabonye usinziriye ndavuga nti sinagukangura. yego ndavuga ndatebuka nyine mbanguke. muhungu nawe maze umwanya ntamwumva. yari hara rwose mu gikari koza ibyobo. ntabwo nagezeyo nawe urabyumva. naryamye numva ndarambiwe ndaza niyicarira ahangaha. meze neza se? ibyo wari ugiyemo se birakunze? byakunze. nose urumva uburwayi bukugeza ku kiwera? nyine ndaho nkubwire ngo ni gukira byibura, ariko hari ukuntu byakururaga mu maso nkumva birimo birakurura birimo biragenda bigabanuka. numvise ngo nawe barakuvura rero imiti se bari kuguha ikintu iri kugufasha? imiti nyine sheri bamuhaye hari ikintu iri kumfasha byibura ndi kumva ya misonga yandaraga ikurubana byibura nabashe gusinzira. ariko nyine n'umuvandimwe wanjye agiye kuzaza. uriya afite umuvandimwe ukomeye cyane. murumuna wanjye rwose ni umukire, ni umukobwa w'umukire wanze gushaka. ni umukire kandi yazamushingira data. none se ubwo ariko Deni nawe ntugasetse. papa wawe se nawe yanze gushaka? yenda ubwo yambera mama wundi. oya ntabwo ari kuri urwo rwego nawe da. ni umukobwa w'umusirimu cyane ufite amamodoka n'amazu. nuko yanze gushaka nyine akiyigira, arimo arashaka kwigira doktora. gusa nyine kubera iki kibazo cyanjye sheri yaramuhamagaye ahita amubwira ngo agere nyine ahita amubwira ngo agiye gutega indege ahita aza kundeba ndetse n'ibinashoboka ashaka kunjyana iwe akaba ariho ajya gukomeza kunkurikiranira. rero Denise ndabizi uri umukobwa mwiza. yego mana izambabarire nongere nkanure basi nkurebe. uzareba ndakwinginze naramukaje kuko arafata indege nijoro kandi ejo bundi azaba yageze hano. ejo nijoro azaba yageze hano. nyine azaba aje kugutwara? oya ntabwo azantwara hanze. afite umuganga umuvura sibyo? niwe ashaka kuzampuza nawe akazajya amvurira iwe. yego Deni ndakwinginze uzangumire ku rugo. yewe nzarugumaho. ngenda umwana mwiza cyane. uri umwana mwiza byo njya mbibona. niba utarabibonye ntabwo byumvise.
uri umwana mwiza pe kandi nanjye ndabigukundira honyine ukuntu wandwanyeho mana nyagasani sheri yari kubishobora we. oya ni Imana yanyohereje kugira ngo nze nyine mwikubite ngo bari mu marayika ukungirije. Wambereye marayika utangaje ndakwinginze uzasigarire ku rugo kandi uzancungire urugo. Buriya rero abagabo b'iki gihe urabona umugabo wanjye aracyari mutoya, ujya undebera urugo nyine ntihagira ikibazo umpamagare, nagira icyo akenera mbese nyine ujye umubaza. Hari ukuntu nyine sheri nyine ubona kurya bigoranye, uzajya umubaza icyo akeneye kurya basi umwiteho. Nk'igihe inkweto ze zitaba zinahanaguye abagabo nta kintu bitaho. Deni ndakwinginze uzabimfasha. Uriya mukozi rero nawe simwizeye. oya njye namuvuye mwizeye, njyewe niba waranyizeye ukakira mu nzu yawe urumva nkaba narazanye umuntu nanjye nizeye, ntabwo nakuzanira umuntu mubi. Sheri usanze ndi kuganira na Denise niriwe neza, nari ndimo mubwira ko Mutoni nyine yaguhamagaye ko agiye kuza. nawe uraba utaremeza ko ari buze ugahita Sheri none se si yatubwiye ko yamaze gukatisha itike iri bumuzane? ahubwo ikintu wagombye gukora ni ukumusabira akagera hano. Sheri ntabwo yareka kuhagera. Mutoni wa mama arahagera ndabizi. Arahagera pe ndabizi ni intwari. Ntacyo yaba Imana ntabwo yambabaza kabiri. Amaso apfe na Mutoni areke kuza. Ako nyine uretse kubyiringira cyane abanza hageze. Oya ariko araza gusa nyine nari ndimo mbwira Denise. Warize? Sheri nariye nta kibazo. Nari ndimo mbwira Denise nindamuka nyine ngiye kwa Mutoni Denise azite ku rugo. Ni umwana mwiza Sheri, ntubizi se? Sibyo? Sheri kutari kuvuga. Denise azabega ntabwo mbizi gusa najya nkubwira aho mvuye. Nari mvuye kureba wa muganga ambwiye ko ashobora kuboneka tukazajya kumureba. None se turakoresha abaganga bangahe? Ariko wari uzi ko imiti myinshi nayo yangiza? Nimba ntabwo warebera, ariko reka nkubwira n'inkuru nziza hagati aho. Uzi yuko ya misonga itangiye kugabanuka, irimo iragenda igabanuka. Hari ukuntu nyine gusa nazabumvise igitangaza nkabona uri kureba. Imana ishobora byose. Turakomeza twizere. Njye numvaga ku giti cyanjye kubera ko Mutoni yakubwiye ko afite umuganga kandi aranamugira kuva kera, ni nawe wadukurikiranaga buriya. Yego. Mutoni